ikibazo ngo zigengere mu bigo bw'urusengero. Urayafite? Ntayo mfite. Yemwe bana muri mubiki Nose basi mu magarenye mwaturetse ko twigenda koko funga intorase ntago nayifunga mwamuri kugira ngo funga intorase zifunge neza kandi gusa nta n'ibintu mwazanye urajya hehe mvange ngwino hano mucakazi basi mwaturetse tukigendera koko turamba iki sinazifunze mwatse mwigendera koko reka gucakazi byaje mwana Samba mafone. Uzana ku telefone kwishuri ibyo biremewe. Nyina keza. Adija muri mu. Anase tuzo kumuzurana bambwirire rwose. Mbambabwire. Nyina muri gukora nagari. Ubwo suje kubwira twebwe. Igenda ari muje kubwira twebwe. Yewe sinjya nduka nta nko kiruka. Mama ni wishinga Jasmine. Reka naye mpase nta nko kiruka ngiye sinjya. Nyamara ubuyobozi nibubimenya barabirukana. Hano niho honyine haba ikigo se. Biko umuzigo. Mushobora uyu no muzigo nari nanashonye. Niba babiri cyo kujya reka mantere kudafite yuvuka ahubwo naco hazenze. Bye. Urabesha uzayaruka sha. Mukenya aranyishe. Akose ubundi ari amaturo ahora mbwira onarayibye. Ubundi ngiye yazaritse nkajyana mu ijuru nanjye nkashyira. Imana vuga senga bondi bwo ninjye utayigeraho. Chumestes. Ara kumbe cyadanje waranzubaje sinkubeshye. Ndakuga ati n'ubu ntabwo nzukuntu meze muri iki. Gusa sinzi ukuntu avuga gusa nyine tu. Ndazubara sinkubeshye. Iyo nkuboye nyine umuntu pe. ariko shuba. Bivuze ngo ndicyasi kuri wowe si byose. Ntabwo sashushu bya kusowe ntukabifata ukundi. Ehe. Ubwo nyine ndi Christian Marie. Ubwo rero ngiye kujya kure kugira ngo nzaguhindure mu shusho sibyo mvuze. Sibyo mvuze ndakwinginze. Sibyo mvuze ahubwo kamubwira. Wowe n'ubundi ubona ntarangiye. Ubona bitaranjabutse kamubwiza uko n'ubundi narahumye byararangiye ugiye n'ubundi wambaje umutima gusa. Aho kumbaza amakuru yanjye
ntabwo uzi ibyambayeho sha ahubwo wariturije gusa shuri byagenze gute se urambabaje gusa reka nigendeye nyine ngiye kugenda ahantu tutazongera no kumbona aha ni ugiye utanatezeye basi niko bimeze Kapo. Ni poa man. Ni neza man. Chai man bayaranze turi man turaburanye kabisa. Warabuze man. None man biri kugenda gute muri iyi minsi ko ngiye ibintu bikunyobera. Chai mahanda nyine ni danje nyine babizi nawe. Turi gutigita byanga nyine. Bakwera. Byanga tu. Yo dore boro man. Boro ziri he ku man. Uramuhiri urasengeye man. Uramuhiri buhe? Reka shana ugapinga man hari yafasanga afite inote ma kintu. Wowe kamurika kudikora rero ataka nk'umukristo naye ndatako nataka gutya no tuyipange turi ku tumukuramo tuguramo biceri man avuga ngo shoni neza wa kintu we bana papa bro ukunda gusuma ufite erega man bari byo man yo bite mwene da musawa muraho neza yego none kundeba cyane simeze bite nuko mubonye mutunzi pe ugiye kuba umukire kabisa ubutunzi wayi mutunzi rwose rero mama apuze imihanda kuko nta gahunda nari mfite Mwiriwe boss muraho neza bite boss fresh boss numushimira cyo kumuri kuvuga ibintu byo gufasha nanjye mwamfashije oya nshuti yanjye wakerewe umara twagomba gufasha wageze boss basi mwamfashije mu isi ko mu ijuru ntazabarushya basi nkara ko natera imbere reka nta kibazo twagufasha ahubwo gaho genda uzana urupapuro kugira mwese mbandi ko mwembi muri bubiri koze boss nakoze cyane rwose umbaza garuka hano nkubwira gatoya garuka naringarutse boss warugarutse ngaho zana ibyo ufite byose uhe mugenzi wawe kugira amenye ko mwizeranye ese murizeranye boss nta kibazo turizeranye okay ngaho musige ibyo ufite byose nta kibazo boss ngiye kamuhereze ngende ngiye kuzana urupapuro rwose mumfasha aho ugenda uzana urupapuro kugira mwese mbandi ko mwembi murakoze cyane Vero kuzana yishyura kuzanya nibi cyabaye ko mbona ukika ibirenge umanuka uvanya bisore umanuka ujya mu kadahero wabaye ko mbona impanga tonotse cyane kasha ntaho byarira mu nda wundi utazi ubwenyanyara mu fiko wagira ngo ni kimasa cyarwanye n'umugina wan akasha utazi ubwenyanyara mu mutisha afite itira nkiri gusa ubwihero kuri solution nibi washande kasha wa mwana we rwose agahinda kurira induki kumira n'amavunja kwe uruzanye katuye ko twagufasha yewe niba gikaramu we numva nayo mfite pe yanjabutse sinzi ahantu ikaramu ikaramu nayo mfite so boss yari afite mu rugo yabandikisha ra ikaramu wahise ngajya kuyizana se ntacyo ngaho ugenda uyizana ariko se wasize iyo envelope ho gatoya ukagenda ukayizana kuri nta kibitwaye ibi ngibi nayo mbijyanye kandi basigire bidusigire byose na envelope ntacyo yisiga ya envelope ntabwo nyibasigira uko ngambasigira amafaranga akira ahangaha ndayagira itike akira ahangaha yose yasiga ntacyo bitwaye ndayagira itike ahangaha nanjye n'aba boss baba baje gusaba boss yanjye mwakira nose envelope ntuyisiga oya envelope ni ya boss yaza kumenya umutwe ntabwo byakunda okay ntacyo igendere n'ubundi mu butunzi nakubonyemo envelope nayo nakubonyeho n'ubundi andi buyagira wa mugabo yijyanira wa mugabo wabimuhaye byose kubona ngiye bambwiye ko abantu bafasha ngo batanga bibanza amazu ndetse n'abagore urumva atari sawa wabimuhaye byose ndetse kuki nabibahaye byose envelope ni ya boss ntabwo nayitanga yaza kumenya umutwe ntabwo byakunda nta kigendere n'ubundi mu butunzi nakubonyemo ntabwo nakubonye bigendere nta kibazo yigendere rwose wowe gendere dore bya birara we sha uyu munsi ntibinci kabisa reka ikiremo agatege ni ngewe nabo rwose uyu munsi reka ngende n'umwereke
tunejejwe no kuba ko mwitabiriye mwese mukaba mwahageze. So tugiye kwakira umuyobozi w'umutekano polisi wacu Kacikaci, tukaba dushaka ko abagezaho ijambo yabateguriye, mureke tumwakire. Umuyobozi w'uyu mudugudu arakoze kumpa ijambo, reka mbanze mbasuhuze. Muraho neza, meze mute? Ndishimye kuba ndi muri uyu mudugudu wanyu wa Kararo. Uyu mudugudu ndareba mwitabiriye muri benshi inama. Nk'uko babivuze amazina ni Kacikaci nk'uko bisanzwe. Rero ndagira ngo tuganire ku bibazo mwamufite muri uyu mudugudu, cyane cyane iyi nama nabonye turi buganire ku bintu bitatu. Turaza kuganira ku kibazo cy'ibiyobyabwenge byugarije urubyiruko rwacu, tuganire ku bana b'abakobwa bakiri bato bata amashuri bagaterwa inda zidateganyijwe, tuze no kuganira no ku mutekano uri muri uyu mudugudu wanyu, turebe uko bimeze. Icya mbere, murabizi neza ko ibiyobyabwenge ni icyorezo cyugarije igihugu cyacu cy'u Rwanda ndetse n'isi yose. Icyo ni ikintu kimwe mu bintu byishe urubyiruko rwacu, kandi igihugu kidafite urubyiruko burya nta gihugu ntacyo kiba kimaze, kuko urubyiruko nizo mbaraga z'igihugu. Ntimubizi neza? Rero niyo mpamvu ngira ngo twibande cyane ku kiyobyabwenge, tugishakira umuti w'ukuntu tukakirandurana n'imizi yacyo. Sinzi nimba ninaha hari ibiyobyabwenge byaba bihari, ariko ibyo muraza gutanga ibitekerezo, hanyuma ngire ngo nitubona akanya turaza kubivugaho mu buryo burambuye. Muraza kumbwira uko tugomba kubikora kugira ngo turebe ukuntu twarandura ibiyobyabwenge muri iki gihugu cyacu, ndetse cyane cyane akarusho muri uyu mudugudu wa Kararo. Siko bimeze? Icyo ni kimwe. Icya kabiri, turavuga ku bari baterwa inda zidateganyijwe, kandi noneho amakuru mfite nuko hano muri uyu mudugudu wa Kararo icyo cyo ari indwara murwaye nk'uko abantu barwara malariya. Icyo ahangaha ngo ni ikibazo cyugarije cyane uyu mudugudu, kandi murabizi iyo mu cyegeranyo cyakozwe mu mwaka ushize, ubu ngubu muri uyu mwaka icyegeranyo kiriho ubu kirenze icy'umwaka ushize cyane, umwaka utararangira. Sinzi ninaha nimba ari uko, ariko niko bimeze, ko ayo makuru nayo namaze kuyumva, niko bimeze. Sinzi, icyo nacyo turaza kukinogera umuti, tugishakira umwanzuro. Abo bose ndabizi neza ko iyo umwari hari umukobwa watewe inda, muraza mukegerana nk'ababyeyi, ni umuryango tutiteranya n'inshuti n'abaturanyi, mwarangiza mukareba ukuntu mbizinzikiriyo, wa mwana akaburizwamo uburenganzira bwe, kandi agomba kugira uburenganzira bwe. Abacikishije amashuri, ubuzima bwe buba buhangirikiye, ibyo byose murabizi. Siko bimeze? Ariko noneho uwo muco wo kudahana ndagira ngo tuwuce, twongere tuwuce, dushyireho umuco wo guhana izo nkoramahano, izo nkorabibi zikora ibyo ngibyo zikangiza abana bacu, sibyo? Icya gatatu ni ikirebana n'umutekano. Rero nk'uko mbibona, nkanjye ndi umupolisi, nshinzwe umutekano. Siko bimeze? Nshinzwe umutekano cyane, ni naho ndi butinde cyane. Umutekano, abagenda ijoro, abajura, abo bose barava muri ba bandi navuze hejuru bakoresha ibiyobyabwenge, za nzoga z'ibikorano, sinzi ibikwangara, urumogi n'ibindi nk'ibyo by'ibitabi, na za kanyangangwi baraziteka. Ibyo byose sinzi ukuntu turi bibikore, ni mwebwe muri bumbwire uko turi bigenze nk'abaturage bo muri uyu mudugudu wa Kararo. Siko bimeze? Yego. Sasa ibyo ngibyo tukimara kubyanzura gutyo,
tugiye kureba abatanga ibitekerezo nka 2 cyangwa 3 kuri ibyo bibazo byose mbagejejeho ku kiganiro tugiranye, turebe uko biri bugende. Ndagira ngo uwaba afite igitekerezo amanike ukuboko, hanyuma tumuhe umwanya nawe agira icyo atugezaho. Yego, wowe umanitse ukuboko. Murakoze bwana muyobozi wacu niga yanjye, ku kibazo wari uvuze cy'ibiyobyabwenge. Njyewe nkanjye nk'iniga ndi kumwe n'andi maniga yanjye, ikibazo dufite muri uyu mudugudu ntabwo turi kubona ibiyobyabwenge nk'uko tubikeneye. Kandi ku kibazo cy'abajura nacyo muri iyi minsi dufite angajoma, dufite kwangaja, ntabwo turi kubona abajura bahagije. Ukuntu rero numva byashira ibiyobyabwenge mubizane tubinywe, biri hehe? Ababicuruza mubongere. Murakoze. Mbere yuko wicara yigiraho hino nkwereke aho uba wicaye kubw'igitekerezo cyawe cyiza uduhaye, ba wicayeho aho gatoya, icara hafi yanjye aho ngaho. Undi amazina yawe witwa nde? Banyita Tabo. Tabo. Nta kibazo, n'igitekerezo cyawe turacyumvishe. Undi? Yego, ubanza twibwire. Yego, murakoze cyane kumpa ijambo muyobozi. Banyita Ziyongo. Ariko mbanje kubashimira nk'abaturage, mbanje gushimira n'abaniga yanjye yatakaye aha ngaha. Namwe ku kibazo cya hanuza cya ruswa. Ikibazo cya ruswa rero ikintu numva nuko ruswa zabuze muri uyu mudugudu. Twe twabuze ahantu twatigita ahantu twabona imibereho, ariko nubabona ruswa yatubwira tukajya kuyirya ntacyo bitwaye. Ikintu numva rero gishimishije nuko no kunkereza hari ahantu nifite akadiri ngiye gutigita nkibona akantu ko kwinywera, ibindi bikaba amahoro. Zuyongo, nyakubahwa Zuyongo, nawe igira hino kubw'igitekerezo cyawe cyiza, turebe twacyumvishe, nkwereke aho uba wicaye hano hafi yanjye. Yego, murakoze cyane. Nta wundi ufite igitekerezo? Yego. Yewe nitwa John. Kimara kumva ibitekerezo mwaduhaye n'iby'urubyiruko rwacu rufite, kurikije n'ukuntu abaturage bacu basigaye bahura n'ibibazo by'abajura benshi bitewe n'ibyo biyobyabwenge, njyewe mbona bari abasore ahubwo mwakagombye kubegeranya mukababaza amakuru, bakabavuga nabo bene wabo bari kumwe, kuko urubyiruko rwacu rukomeje kuhatakarira n'abakobwa barahangirikiye cyane. Abasaza ntibakiryama kubera abajura bakomeza kudutera, kandi urumva ko bafite n'undi mugambi mubi. Murakoze, mwabadufatira mukabajyana. Urakoze cyane. Rero nk'uko leta ihora ibasaba ubufatanye bw'abaturage na polisi, niko ngira ngo dukomeze dukorane, tugire ubufatanye bwa bugufi. Nimubona ibitagenda neza mujye muduhamagara mutubwire ngo ahangaha bimeze bitya, kuko twebwiriye aho tuba turi hari bimwe byaha tutamenya, kuko tuba dufite n'inshingano nyinshi, siko bimeze. Ariko ubufatanye bw'abaturage na polisi ni ingenzi. Mukomeze kuduha amakuru kandi murakoze. Reka aba basore rero nk'uko bo bashaka ibiyobyabwenge na za ruswa, ndagira ngo ahubwo batubwire neza aho baba babizi cyangwa siko byaba bimeze, hanyuma namwe nk'ababyeyi babo nk'inshuti zabo n'imiryango yabo muraza kutugira inama icyo twabakorera ni iki. Reka duhere kuri uyu ushaka abajura n'ibiyobyabwenge, tubwire neza uko bimeze. Nuko ngaho tubwire. Murakoze rero rwose muyobozi, ibyo biyobyabwenge rwose ahantu numvishe bivugwa ni muri Jamaica. Haba hari abuzi byibuze babigemura muri uru Rwanda rwacu? Ikarubamba ntabonze rwose. Reka mba nkuro. Ariko ubundi we uranabikoresha kwanza, reba ukuntu ijisho risa, urebe n'umusatsi ufite. Oya, ibi ngibi ni karemano. Si ibiyobyabwenge byanjye. Ngaho bawicaye turebe n'uriya ushaka za ruswa, tubwire neza. Ubwana Zuyongo nuko numvishe witwa, ndagira ngo tubwire neza ahantu inaha baba batanga za ruswa n'ukuntu zitangwa,
uduherezeho amakuru gake. Ikeka nta bya ruswa. Ruswa se iracyabaho? Ahantu se wari ugiye gutigita akantu ka ruswa n'iki ni hehe? Reka ntabwo ari njye ubwo ngubwo wabivuze. Ninde se ubwo ngubwo waba wabivuze? Yemwe uyu nguyu ubu tumukorera ikira, nta duhinduye abasazi twese uko tura, banza uhagurukira abantu bose bateraniye hano ukuntu bahinduye abasazi. Hose kana muyobozi ntabwo ari njye wabivuze, wasanga hari undi wenda mwitiranyije. Okay, ba wicaye turebe umwanzuro abaturage bari bubafatire, nkamwe mushaka ibiyobyabwenge na za ruswa bawicayeho gake. Aba basore rero murabona ko bafite ikibazo gikomeye cy'imyumvire ndetse n'ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge, ko bo babyumva cyane. Mumbwire aba bantu tubakorera iki? Yego urare hawe. Murakoze kubw'ijambo mu mpaye ryo kuvuga ku kibazo cy'aba bana. Aba bana kunywa ibiyobyabwenge ndumva ngiye ari ibintu bikomeye cyane, kandi leta ihora yihanangiriza bo ntibabyumva. Ni mu bajyane rwose murebe uburyo mwabashyira mu kigo ngororamuco, ku buryo mwabagorora bagakira bakaba nk'abandi bana. Murakoze. Murakoze cyane. Ndasaba ijambo bwana muyobozi. Yego. Murakoze kumpa ijambo. Nibyo gushyigikira ibiyobyabwenge ntabwo ari byiza muri uyu mudugudu wa Kararo, ariko nanone kubajyana ntabwo ari cyo twashyira imbere cyane, ahubwo mudufashije twafatanya tukabagira inama tukabigisha, batakumva tukareba izindi nzira twabicishamo, bityo tukareba ukuntu twabica burundu muri uyu mudugudu wa Kararo. Murakoze. Murakoze neza mwese abitabiriye inama bo muri uyu mudugudu wa Kararo, kandi abashimiye cyane kubw'umwanya wanyu mwatanze tukabana hano. Ariko aha habonetseho abantu babiri, kandi tubonye ibitekerezo giye ku bwanjye numvaga tugiye kubajyana tukabashyira mu kigo ngororamuco, ariko habonetsemo ababatanga ndetse n'abasabira imbabazi. Noneho nimba mwumva koko nabasiga ejo n'ejo bundi nkazagaruka hano ngasanga mwarabashyize ku murongo, haraza kuba habemeza icyo gitekerezo cyangwa se abemeza ko bagomba gufungwa. Ubwo abari inomero nini niba kwemeza kujya kubafunga turabatwara, ariko inomero nini niba kubareka mukazabagorora mukabagira inama nk'ababyeyi ndetse natwe dufatanije, ndabasiga mushyire agatoki hejuru abemeza ko tugomba kubabarira mukazabagorora. Reka tubare turebe. Aba basabira imbabazi babaye abantu 46. Noneho abemeza ko bajya gufungwa aba basabira imbabazi nibo babaye benshi. Ntacyo, reka tubababarire, ariko ubutaha n'ingaruka muri uyu mudugudu nzasange icyo kibazo cyarakemutse, baragiye ku murongo.